nta cyiza nko kongera kuguha ikaze udacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi, ikiganiro cy'abanditsi b'ibitabo, ikiganiro cy'abasomyi b'ibitabo. No muri uyu mwanya nejejwe no kwakira umwanditsi turi kumwe Uwituze Laura Bonette. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Igitabo cyawe wanditse wakise Njyewe, izingiro ry'umunezero wuzuye, isoko y'ibyo nkeneye byose ngo mbeho ntuje. Hanyuma muri iki gitabo cyanditse mu Kinyarwanda birumvikana hagaruka cyane cyane kuri njyewe urandika muri iki gitabo cyawe uvuga ngo naje gusanga umuntu yikeneye cyane kuruta uko akeneye abandi. Yego. Ni isomo wize igihe kingana iki ku buryo uhera rwose mu mpapuro za mbere ukabanza ugateguza umusomyi ngo naje gusanga umuntu yikeneye kuruta uko akeneye abandi? Ni isomo navuga ko namenye kuva ntangiye ubwenge. Imibereho yanjye ndi umuntu ukunda kwiga cyane no kwitekerezaho cyane. Naje rero gusanga ibyo dukeneye cyangwa se ibyo nifuza ku isi bigomba gutangirira muri njyewe. Yego. Iyo umuntu asomye iki gitabo cyawe ugaruka ku umuntu w'ubwe, umuntu wise n'ishuri, kandi ngo ishuri rihoraho. Umwarimu waryo ninde, ryigisha ayahe masomo? Nk'uko naravuze ngo njyewe ishuri ritarangira. Iryo shuri uryigishwa n'isi urimo, umwarimu n'ibyo uhura nabyo nabo uhura nabo, ndetse nawe ubwawe ushobora kuba umunyeshuri ndetse ukaba na mwarimu ku bandi. Wiga ukigisha n'abandi? Yego, kuko harimo aho mvuga ngo wimenye ushobora no kwigisha abandi. Yego. None se Laura, njyewe utekereza kwandika iki gitabo, ni wowe wivuga nka Laura? Ni njyewe nk'umuntu muri rusange, ninde muri abo bombi? Ni umuntu muri rusange. Nta wowe urimo? Nanjye ndi umuntu muri iki gitabo. Nanjye ndi umuntu, ariko nk'uko nabivuze nkunda kwiga, ariko nanone nkakunda gusangiza ibyo nize. Kuba rero navuga cyangwa ngo ngire umuntu mbwira ngo nabonye iki, burya biragora iyo ugiye kubwira umuntu ngo rero wakoze iki, ariko iyo umuhaye urugero kuri wowe birumvikana cyawe. Iyi njyewe rero navuze ni umuntu uwo ari we wese, kuko mu itangiriro navuze ko umuntu uwo ari we wese ashobora kukiyumvamo. Njyewe mvuga aha rero ni umuntu wese ushobora kugisoma, ntabwo ari amasomo yanjye ku giti cyanjye, nibyo nigiye ku bandi, uretse ko hariho n'uduce dukeya kuri njyewe nanone. Ariko igice kinini ntabwo turi buze kuvuga ko ari Laura wivuze, ahubwo ni muri rusange. Yego. Watekerezaga ko wandikiye ndi? Natekerezaga ko nandikiye umuntu uwo ari we wese. uwo ari we wese. Yego. Kugira ngo umwibutse kwimenya. Yego. Wabonye abantu batiyizi? Rimwe na rimwe turiyibagirwa cyangwa tukiyirengagiza, ntitwiyiteho, tukamera nk'abantu baba mu isi. Navuga hari uburyo umuntu abaho ubuzima butari ubwe kuko atiyizi. Urugero zimeze gute? Urugero, hari ubwo mumbabarire wenda gukoresha nk'uru rugero. Kera nk'abanyeshuri ntabwo twigaga, ntabwo nk'umwana w'umunyeshuri yigaga ibyo yiyumvamo, akenshi yigaga ibyo ababyeyi bamuhitiyemo. Ugasanga rimwe na rimwe umenya icyo ushaka ari uko ukuze, ariko burya iyo umaze kwimenya, mumbabarire wenda gukoresha urwo rugero nirwo rumbangukiye, ariko hari ubuzima bwinshi dukunda kubamo atari ubwacu, kuko tutitekerejeho, nyuma tukazicuza. Rimwe na rimwe ugasanga ingaruka zitubayeho dutangiye no kwicuza ngo iyo mbimenye kanaka yaranshutse byagenze gutya, ariko nyamara mu by'ukuri yuba wari wiyizi, wisobanukiwe,
uzi imitekerereze yawe, uzi nawe ushaka kugera, ntawe ari kugufatira uwo mwanzuro. Rero naje gusanga umuntu yiyiza akimenya byarushaho kumubera impamba yo kunezerwa mu buzima bwe. Muri iki gitabo cyawe ku rupapuro rwa 6, kuko ntabwo turi buganire ku gitabo gifunze. Yego. Ku rupapuro rwa 6 waravuze ngo biragoye kwiyiga ukimenya wese ngo uvuge ngo ndiyizi. Yego. Kuko ni kenshi ushobora kwitungura nawe ubwawe. Iyo utaragera mu kibazo ntukavuge ngo ndabizi nabigenza gutya, kuko ejo rwose watangara. Umuntu nta kiba atakora, nta n'ikiza atageraho. Yego. Wakomeza ku rundi rupapuro rwa 7, hari aho wanditse uravuga ngo ibi bivuze ko uwo ndi we ubu nta wabimpitiyemo, ni njye ubwanjye wabihisemo. Nimvuga njye, komeza usome. Cyangwa wowe, uwo ndi we cyangwa uwo uri we, ntiwumve mu buryo bw'imitungo, ubw'amashuri cyangwa se aho uba. Ntunyumve nabi ngo ubyitiranye n'inarijye, ahubwo ndavuga ubumuntu ufite, uwo mutima wawe, uwukugize, za ntekerezo zawe, kwa kundi ufata ibintu, kwa kundi wiyumva, wa wundi wumva buri gihe akuganiriza, rya jwi rikongorera amanywa n'ijoro, rya rindi mugendana, wa wundi mudasigana, uwo ni wowe njyewe mvuga. Uwo ni wowe. Hanyuma nta kibi umuntu atakora, nta kibi utakora. Yego. Nta n'ikiza utakora. Yego. Iri ni ihame rikomeye. Ku myaka yawe umuntu udukurikiye wavuga ko wabivanye he ku ibi bintu? Mu masomo nize nigiye ku bandi, naje gusanga ko mu muntu harimo abantu babiri, harimo umwiza n'umubi. Mu gihe rero wagaburiye umuntu mubi ushobora kuba mubi cyane, ariko burya iyo ugarutse ukimenya ukanisubiraho ushobora nabwo kuba mwiza, wahinduka. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba mubi cyangwa nkaba mwiza. Rwa ruhande rwanjye rubi rero ari rwo nagaburiye, naba mubi kandi mubi cyane. Ugaburirwa iki? Kugaburira wowe w'imbere bigaburirwa iki? Bigaburirwa ryari? Masaha yo kujya ku meza abaho tukayamenya. Yego. Ariko aya masaha agaburira uwo jyewe w'imbere, uwo wowe w'imbere ni ayahe? Mu by'ukuri ntabwo nahita mvuga ngo isaha niyi niyi, ariko ubundi hari aho nanditse ngo uko umunsi utangiye ntangirana amanota yuzuye. Muri uwo munsi nshobora kuvuga nti uyu ni umunsi wanjye, kuko ntabwo nzi umunsi nzavira ku isi. Ni ukuvuga ngo uyu ni umunsi wanjye, ngomba kubaho nezerewe, ngiye guhitamo ibyo ndi bukore. Muri cya gitondo rero, igihe urimo gutegura gahunda zawe, ugomba no kwibuka ngo ese uyu munsi biragenda gute, ese niba ari wo munsi wanjye wa nyuma biragenda gute. Wa wundi rero utiyizi cyangwa utajya wiyitaho akora ibyo yishakiye. Mu gihe rero uri gukora ibyo wishakiye, mu gihe utanitekerezaho utaniyibuka, ahangaha ni gukora n'ibibi utanazi. Ariko mu byiza naho, wa munsi wawe nyine niba ugira gahunda, niba wikunda, niba warimenye, niba uzi kuri uri umunyantege nke, uri umuntu ukosa, ushobora kuvuga ngo uyu munsi biragenda gutya. Nubwo ntazi ibiri bukurikireho, ariko ndaharanira kuba mwiza. Umbajije igihe cy'isaha ubwo nakubwira ko ari mu gitondo. Murakoze. Hanyuma ariko ni ibitekerezo byawe nk'umwanditsi. Yego. Urupapuro rwa 12 uravuga ngo twumva inkuru z'intambara, ndetse tureba amafilime menshi yerekana imirwano cyangwa se urugamba. Aba ari amatsinda abiri cyangwa menshi ashyamiranye. Byanga bikunda haba hagomba kubonekamo utsinda. Intambara ziba nyinshi, haba iza politiki, iz'amahoro, iz'imiryango n'izindi. Nubwo habaho intambara ziba zikomeye zikamenyekana ku isi kubw'abaziguyemo, ibyakorewemo n'ibindi, hari intambara ikomeye kuruta izindi zose twumva ndetse n'izizaza. Urugamba rubera muri njye, ukwirwanya ukitsinda, kwiyemeza amakosa, kwemera ko wafuditse, kwemera ko koko hari aho wakoze ibidakwiriye, nibyo bya mbere bigora umuntu kuruta kurwanisha ibikoresho. Urakomeza ku rupapuro rukurikiraho
uravuga ngo reka twige kwirwanya no kwicyaha ndetse tunitsinde, burya bizadufasha no kuyobora abandi no kubabera urugero rwiza. Iyi ntambara y'imbere ko hari abageraho bakavuga ngo abandi wenda babareba bakavuga ngo koko akabaye icwende ntikoga, iri cwende rishobora kwiyoza, ko hari abandi bagerageza kuryoza ntiriki cyane, rishobora kwiyoza. kiyogesha iki? mu gihe Abandi bararikubye n'imonyi rikanga ntiriki cyane, kuko burya ntawe ushobora gukangura uwisinzirije. ushobora kuza kumbwira ngo uri mu makosa, mbizi neza ko ndi mu makosa, ariko sinigere mpinduka. Burya iyo nafashe umwanzuro nkiyumvira, kuko mfite umutimanama wanjye, nkiyumvira nkavuga ni koko nakosheje ngomba guhinduka, mu gihe nafashe nyine uwo mwanzuro ari njyewe wabyifatiye, nshobora guhinduka cyane rwose. wabyise urukiko. Yego. Dusomera ayo magambo kuri paji ya 12, hanyuma dusobanurire iby'urwo rukiko. Muri njye harimo urukiko rukuru. Muri njye harimo urukiko rukuru, harimo umushinjacyaha uhora umbwira ko nakosheje, harimo ijwi rihora rimburira ko ndi mu nzira nziza cyangwa mbi, uwo ni umutimanama wanjye. Akenshi turawuninira tukiziba amatwi ngo tutumve ibyo uvuga. Iyo ukomeje kuwirengagiza ugera aho nawe ukituriza. Mu by'ukuri ntabwo bapfuye, ahubwo nuko mba ntawuhaye umwanya. Hari uwaciye umugani ngo ubona umugira inama abagira imana. Uru rukiko rw'imbere mu muntu, utekereza ko kubera ko nta bihano rutanga, utekereza ko imikorere yarwo yoroheye umuntu ku giti cye uretse kuba ari abandi babimukorera? Cyane, kuko kwicira urubanza, yego, kwiburanya, kwitsinda, ukihana. Yego. Kwihana ariko abadukurikiye ntibabyumve kwihana nka bimwe byo mu rusengero. Yego. Ukihana ukifatira igihano. Yego. Waduha urugero rw'igihano umuntu ashobora kwifatira kandi koko kikamugirira neza, uwo ngewe uwo wowe w'imbere? Yego, birashoboka cyane. Hari byigeze bikubaho ukumva urihannye? Yego. Wabitubwira cyangwa n'ibanga ryawe? Nta kibazo. Hari igihe nanjye nigeze kwiyibagirwa mu buryo bw'imirire, nzajya ndya ibintu byose nshaka, ngeze aho ngira ibiro 83, no kugenda nkumva rwose ntabwo birimo kunkundira pe. Ubu ufite bingahe? Mfite ibiro 62. Byageze aho ndavuga rero ngomba kugabanya isukari, ngomba kugabanya ibi n'ibi, rimwe na rimwe hagerageza bikanga pe, ariko byageze aho ndavuga ibi birakabije, ngomba nanjye noneho kwifatira imyanzuro. Icyo gihe ntabwo nabanaga n'ababyeyi, nari naragiye ku ishuri, ndavuga nti mu byo ngura noneho ntabwo nzongera kugura bya bindi byanezezaga, ayo masukari, ibyo biki byose nyine, bya binyamavuta, izo nyama n'ibiki, ndihana. Mu mezi 6 narongeye nsubira uko nashakaga. Muri iki gitabo cyawe njyewe urabanza ukiyubaka. Yego. Urashaka ko umuntu abanza akiyubaka, Yego. akiyubakamo ubumuntu, indangagaciro, akiyubakamo kwitega amatwi ubwe. Ese buriya abantu bose bariyumva, bagira iryo jwi ribabwira? Mu by'ukuri ijwi riba rihari, ahubwo ikibazo nyine nk'icyo mwari mumbajije, ese koko buri wese ariyumva? Ijwi ryo rirahari, ahubwo twe nitwe tutatega amatwi. Ahari bamwe ufite ubushobozi cyane, hanyuma umuntu akarinaniza iki? erega akenshi amatwi araturya iyo abantu batubwiza ukuri, cyane cyane batubwira ibibi byacu. Uwo mutima rero na rya jwi ritubamo akenshi rikunda kuducyaha, nibyo rikubwira ngo nyamara hano wakoze nabi, aha wakoze neza. Kandi muri kamere muntu, muri kamere yanjye, nkunda ibinezeza, ndetse n'umbwira ibyiza niwe nshaka kumva, ntabwo nshaka kumva umbwira nabi. Rimwe na rimwe rero turirengagiza tukanga kuryumva ryajwe, kuko buri gihe rero ritubwira ibyo tudashaka kumva.
kwibera inshuti, njyewe inshuti ititenguha. yego Ni hamwe mu hantu nasomye nsanga wanditse amagambo ngira ngo dufatanye kandi uyadusobanurire, icyo cyatumye tugutumira. yego Biri ku rupapuro rwa 16 n'urwa 17. Ntabwo ari igitabo kinini, wenda uri buze kutubwira n'impamvu umuntu watubwira ko wamuvuze mu mpapuro 50 na zingahe. Ku rupapuro rwa 17 uravuga ngo ahari ko kubanza bigoye kubona inshuti, wari umaze gusobanura inshuti nyayo, ikubwira ukuri, igusanga ubabaye, idatinya kukubwira ko ibyo urimo ari amakosa. yego Urangije uravuga ngo ariko ahari ko kubanza bigoye kubona bene uyu muntu, nyamara birashoboka. Kandi mbere yo kujya gushakira hanze, nanjye ubwanjye ndi inshuti yanjye, cyangwa se nakwibera inshuti nyayo. yego Nibyo ibyo nifuza ku nshuti, nanjye ubwanjye nabyiha, kamanze nikunde, niyiteho ndetse n'irindi. Njye ubwanjye nibereye inshuti nziza, nabasha no kubera abandi umugisha. yego Kwibera inshuti, kuko muri aka gatabo garuka kuri njyewe, uragira ngo uzasoma iki gitabo, cyangwa se umuntu akubajije ati wasoma iki gitabo agatekereza ko urimo kwishishikariza kuba nyamwigendaho, yaba yakumvise neza? oya yaba yumvise nabi. Nibera inshuti kugira ngo nzabe inshuti nziza no ku bandi. njyewe wibera inshuti, njyewe wihugura, njyewe wihugiraho, njyewe witekerezaho, njyewe wifatira ibyemezo, kuko ari naho wanditse uravuga ngo erega ibyo ujya kubaza abandi ushobora no gusanga bisanzwe biri muri wowe. yego Niho natekereje ariko aho nturimo kutwibutsa ko dukwiye kuba abanyamwigendaho, tukabanza tukiyubaka, tukiyubaha, tukiha, tukigenera, tukihugura, tukicyaha, tukiburanya, tukitsinda, tukifunga. Ubwo si njyewe, byose birazenguruka kuri njyewe. Abandi bari abandi aho bari no mu mapaji hanyuma ariho, kuko muri njye aho nakura umuti wakiza abandi, cyangwa se no mu cyizere cy'ahazaza. Aha uyu njyewe navuze na mbere twanabivuzeho, ntabwo ari ya ntare ngiye kuvuga ngo wirebeho gutyo gusa, kuko burya nikunda nzakunda n'unkomokaho. Nk'uko hari abavuga ko igihugu cyubakiye ku muryango n'umuryango wubakiye ku muntu umwe, nikunze nakunda umufasha wanjye, nakunda abana banjye. Nibereye inshuti, aho inshuti navuze niyirinda, iyikunda, iyiyitaho, iruhuka, iyigaburira neza, yicyaha, itishyira hejuru, yishakira imico myiza. Mu mico myiza rero nta nubwo harimo kwikubira cyangwa kugira ubugugu cyangwa se kwirebaho gusa. Oya, mu mico myiza harimo no kuba mwiza ku bandi. Mu mico myiza cyangwa mu kwibera inshuti nziza, inshuti nyayo, harimo no kwita no ku bandi n'abagukomokaho, uretse n'abagukomokaho n'abo muhuye nabo. Kuko aha ngaha navuze ngo wibereye inshuti nziza, waharanira no gusiga isi kuba nziza kuruta uko wayisanze. Ntabwo rero ngira umuntu ngo yikunde, yirebeho gusa, ahubwo ndamubwira abanze yikunde, amenye n'uko akunda abandi. Hari abavuga ko nta wivuga amabi, ariko wowe urashaka ko iyi nshuti nibereye nibera inshuti ngo nanibwiza ukuri, ariko ngira ngo bibusanye na kamere muntu, nta wibwira amabi ameza ahari. Uribwira ko kwibera inshuti umuntu azibwiza ukuri? Niyo mpamvu nyine ari rwa rugamba rugoye. Ni urugamba rugoye, ni n'intambara irenze za zindi zose nyine twumva, kuko biragoye. Amatwi yanjye arashaka kumva umbwira neza, ariko nanjye ngomba no kwicyaha. Niyo mpamvu muri njye harimo n'urugamba rukomeye. Uyu mwitozo wakorwa uti kugira ngo umuntu yimenye iryo shuri wenda nidushaka turyinjiremo? Yego. Ni umwitozo ubona umuntu yakora ate? Ni urugendo umuntu yatangira ryari? Yatangira nonaha. Utangira tuvuge niba umunsi urangiye, kavuga se uyu munsi byagenze gute? Urabikora? Yego. Buri munsi? Yego. Atari mu masengesho? Oya, ni ukwandika, nkunda kwandika cyane. Mfata ikayi nkandika uko umunsi wagenze, aho nakosheje,
aho nababaye abantu ntibanyumve nabi, ntabwo ari bya bindi bavuga ngo amakayi ngo ni ukwandika kugira ngo nzibuke kanaka wangiriye nabi, oya, ahubwo ndandika kugira ngo ndebe aho nakosheje, kugira ngo ndebe aho natsindiwe ejo nzakosore, kugira ngo nige nimenye koko, kuko hari n'ubwo umunsi urangira ugasanga koko nawe hari n'ijambo wavuze nawe ubwawe utari uzi ko warivuga, niho hahandi nyine uvuga ngiyewe witungura. Rero umwitozo umunsi urangiye ushobora kwicara ese uyu munsi wagenze gute, byagenze gute, aho nibwo utangira no kwitekerezaho. Iyo kayi yawe Yego. wandikamo, Yego. ntujya ugira ubwoba bwo ko hagira undi uyisoma, kuko ugiye kwivuga, ugiye kwimena inda, nk'uko abanyarwanda bakuru babivuze. Iyo kayi uyibikaye? Nyibika mu cyumba cyanjye, ariko nabo tubana. Wubatse? Oya. Ubwo nuko ufite icyumba cyawe ukinguka uzi ko wakijyanye. Ariko reka uraganira, turaganira, ariko hari udukurikiye yubatse, ari umugore, ari umugabo, Yego. avuga ati nandike amanyanga yose niriwemo, hanyuma undi nayagwaho ndabikizwa n'iki? Uretse ko wenda mu mico yacu, uretse ko abantu bataba mu manyanga gusa. Yego, uretse ko mu muco wacu ntabwo tumenyereye ibintu byo kwandika cyane cyangwa ngo no gusoma, n'ubwo iyi mvugo yagakwiriye gucika. Hanze mu bihugu byateye imbere ibi bibaho cyane, kwandika. Nawe urandika rero? Nanjye ndandika. Uzi ko hari abantu bandika n'ibintu akabyandika nyine nk'uko wihaye iryo hame, ariko ejo yabireba ati akabica. Nanjye ndabica. Nawe urabica? Ubicira iki rero? Rimwe na rimwe byagenze bite? Ibyo ubika bimeze bite? Hari ubwo wenda ngera nko mu bintu bingoye cyangwa byambabaje, nkasanga wenda nasubiramo bikansubiza muri ka gahinda nari ndimo, kandi wenda nk'uwambabaje cyangwa ibyo bintu wenda byararangiye. Mu gihe ntashaka rero kubyibuka cyangwa narababariye uwo muntu wampemukiye, ndabica kugira ngo ntazongera kubitekerezaho bikansubiza muri bya bihe bibi. Yego. Njyewe izingiro ry'umunezero wanjye, mu gitabo cyaravuga ngo wimenye wakwikunda, bityo ukikundisha n'abandi bakagukunda. Kutimenya wagera aho wiyanga, ukaba wanikura mu buzima utizanyemo, warabyanditse mu gitabo cyawe, ariko uzi ko bibaho cyane. Kuri wowe iyo ubonye abantu bakora ikintu kibi bakarenza, cyangwa se n'undi agakora ibyiza, waravuze ngo bikunze korohera umuntu kuvuga ngo njye biriya sinabikora, ariko urandika ngo ubwirwa n'iki ko utabikora, ko atari wowe wari ubirimo. Ntabwo umuntu yabona ko ibintu atakora ngo abe yabihamya kandi azabihagarareho. Nyine nk'uko mwambwiraga ngo ntawivuga amabi, dukunda no kurahira, ndetse hari n'aho tugera tukavuga ngo rwose sinzaguhemukira, tuvuge n'isezerano, kuko nk'umugore n'umugabo baba barasezeranye kudatandukana, ariko ejo birarangira bagashwana, ndetse ugasanga umwe wenda yishe undi. Rero hari ubwo kenshi umuntu agera mu gihe yumva ko yihagazeho, mbese ndiyizi, ndumva rwose hariya yarengereye, ntabwo bibaho, uriya muntu rwose arakabya. Bibaho cyane ko umuntu avuga ngo ibi bintu sinabikora, ariko mu by'ukuri wabikora rwose, nta kintu na kimwe kiba utakora. Ushingira ku ki wemeza ko umuntu yabikora? Abantu barahinduka, kuko ni gute umuntu waba waramukunze ukamukwa, ejo warangiza ukamwica, nyamara ejo waramukundaga. Rero urukundo wari umufitiye ejo rushobora guhinduka urwango. Uwo wari uri w'ejo ntabwo ari we uri w'uyu munsi, nta nubwo ari we uzaba ejo hazaza. Umuntu rero arahinduka, utiyize ngo umenye ko uri no mu ishuri, ngo urinde amanota yawe ya buri munsi, rwose bya bindi wavugaga ko uyu munsi watsinze, ejo nibyo byagutsinda. Laura, wanditse ko
buri munsi tuwutangirana amanota yuzuye. yego. Uzi ko hari umuntu uryama arakaye akabyuka akirakaye uwo muntu amanota yaruzuye. Uzi ko hari umuntu uryamana urwango akabyuka ahubwo rwiyongereye, n'ubundi yakanguka akavuga ati harya nari ngeze he ntekereza uko nzamwishyura, uko nanjye niduhura ndi bumukubite, cyangwa uwo muntu amanota yaruzuye. uwo nguwo ntaba ari mu ishuri aba yararivuyemo, ntabwo aba ari mu ishuri, aba yarataye amakayi, aba atibuka ahari, aba yariyibagiwe muri make. Uri mu ishuri n'ufata uwo mwanya buri gihe wo kuvuga ngo ni umunsi mushya utangiye, reka ngerageze uyu munsi nze gukora neza. nze gukora neza. Wari mu ishuri. wari mu ishuri. Uhora atsindwa se ntiyacika intege? oya, ntacike Abo intege. baritaye bariteshejwe n'iki? bariteshejwe n'uko biyibagiwe, ntabwo biyibuka, nta n'ubwo bibuka aho bari. Buri munsi uriga? Hari igihe usiba? hari igihe nsiba. Usiba byagenze biti? Ndi umunyantege nke, nanjye ndi umuntu. hari ubwo ngera mu ntege nke nanjye sinige, cyangwa nkahura na bimwe wenda nanjye nkarambirwa, uvuga ngo ibi ndabirambiwe, ugasanga nanjye niyibagije uwundi. ndi umuntu. buri wese agera mu ntege nke. Buri wese agira intege nke ze. Ariko njyewe aka gatabo wakanditse mu gihe kingana iki? Kubera ko umuntu yakita agatabo ariko ibitekerezo birimo si agatabo. Bigaragara ko ari ibitekerezo binini, umuntu yakwandikaho n'ibitabo binini, n'imitumba y'ibitabo. Akangaka umuntu avuga ati ese uyu mwana, ariko wihangane nkwita umwana kuko yewe ndakuruta mu myaka. Ibi bintu yabitekereje igihe kingana iki? Abyandika mu gihe kingana iki? mu by'ukuri mu kwandika ubanza nta n'icyumweru byatwaye, kuko nanjye nkunda kwandika muri ya kayi yanjye. hari umunsi umwe nigeze kwandika ibintu, bukeye mu gitondo ndavuga ariko ibi bintu wabisangiza abandi bantu. mbishyira ku rukuta rwanjye rwa Facebook. icyo gihe abantu barabikunze cyane, barambwira ngo waba umwanditsi. ubwo nkazajya ndenga bya bindi byo kwandika uko umunsi wagenze, nkazajya nandika n'amasomo nabonye, kuko ikayi mfite uko imeze iguha aho wandika h'umunsi gusa bikarangira. ariko nanone nkareba ariko ibi nahuye nabyo byo byanyigishije iki se, byagenze bite? ubwo rero natangiye kuzajya nandika njyewe. bigeze aho mbonye uburyo abantu bakunda nyine inyandiko nsangiza abantu kuri Facebook, barambwira bati nyamara wakandika. ubwo nari ku ishuri turi muri lockdown, ndavuga ariko nshobora kwandika igitabo ko mfite umwanya. nafashe igitondo kimwe, ubanza byageze nijoro nenda kukirangiza. ngiye kuvuga amasaha nacyanditse nko mu minsi itarenga 5. Yego. None se mu buryo twavuga bufatika, ni koko urandika, urambwira, uribwira, uratanga inama, uretse kuba warabyanditse. hari nk'abantu uziba wavuga uti uyu muntu aratsindwa ku buryo hari nk'inama wamugira, hari igikorwa gifatika wakorera uwo muntu? Yego. Ujya uhura n'abatsinzwe ukabafasha? Yego, ni nabyo nshaka no gukomeza, kuko iyi ni umuzingo wa mbere. Nifuza no kuzasora n'utundi dutabo ku buryo nafasha bino. Turatsindwa, erega nta nubwo ari n'abandi gusa, nanjye bwanjye nanjye ndatsindwa. Ariko cyane cyane aka gatabo nifuje ko kafasha abantu bajya bakunda kugira ibintu byo kwiheba n'agahinda gakabije, kuko burya wimenye
ntabwo watekereza kwigirira nabi. iyo umuntu yanga kwireba, reka mfate urugero mu buzima busanzwe, ni uko uyu munsi wenda we nturi burwumve cyangwa se urarwumva, hari abashobora kudukurikira bakiri bato kuri wowe batari burwumve. Mu minsi yo hambere hari igihe abantu bifotozaga, ifoto bayizana umuntu akayanga akavuga ngo mwamfotoye nabi ngo kuki mwamfotoye mpumirije, kuki mwamfotoye nasabye, ariko ari ifoto ye. Ni ukuvuga ngo igihe yafatwaga ni uko wari umeze. Wowe nta gihe uragira impungenge zo kwireba muri kwa kwisuzuma kwawe kwa buri munsi? Hari ubwo ntaha nanjye nkatinya guhumbura ikaye ngo nandike, uvuga ngo sindi bubyandike, ariko byabaye. Ubwo aho wafashwa nande? aho ngaho n'ubundi, kuko uko n'ubundi ko mbizi ko niga, umunsi ukurikira iyo ngiye kwandika za ntekerezo z'ejo ntabwo zibura, n'ubundi ndandika. Buri munsi uba ugomba kuzuza paje. Iyo urabe utayujuje ni ukuvuga ngo n'ubundi ejo ntabwo ndi wasimbuke, ndahandika iki? Ariko ushobora kwibera. Icyo gihe nyine ntabwo wabura umwarimu mwiza, kuko na mwarimu n'umwana we ntabwo amuha amanota y'ubuntu, kuko aba azi ko ari kumuroga. Wakwandika akafata urugero ariko rw'uruhezanguni, ubu ngubu ushobora ntibikakubeho, ushobora kwandika uti uyu munsi nagize intege nke muri bya bindi by'abasore n'inkumi, ukabyandika biramutse byabaye cyane. ntacyo ndi burenzeho, ni wowe, kuko igitabo ni njyewe, ubwo ni wowe. Ariko udafite ubwoko ko ari uzabisoma. Nibyo kare nashakaga no kuvuga, ubundi mu bagira umuco wo gusoma no kwandika, ikayi imeze gutyo Abafaransa hari bayita journal intime, n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntabwo aba yemerewe kuyisoma. Ni iyawe. Yakiza se? Kugira ngo dusoze ikiganiro, kuki ari ngombwa kugira iyo journal intime, kugira iyo kaye, icyo gitabo cyanjye ngewe ubwanjye, kuki ari ngombwa kuri wowe? Ni ngombwa cyane kuko uyu munsi ushobora kuba watsinze, ejo ugatsindwa. Hari igihe uzagera mu ntege nke ukongera ukiyibuka, nyamara ibi byambayeho mbivamo amahoro, bivamo gutya. Hano nubwo byari bimeze nabi, bwarakeye bigenda gutya. Ushobora gukuramo icyizere, ushobora kubona ko ushobora gukuramo amasomo menshi wakiyigiraho nawe ubwawe, ukavuga uti nyamara burya ibintu birahindagurika, ntabwo ibintu bihora bimeze kimwe. Bizatuma nugera no mu gihe gikomeye cyane utiheba uvuge ngo isi yarangiye, kuko no mu minsi yashize hari ibyo warenze. Ushobora no kutandika, kuko bamwe ngo turabanebwe bo kwandika, ariko ugafata umwanya ukiyigaho ukanitekerezaho. Abasenga bo bavuga ngo tugomba kuryama dusenze, tugomba kubyuka tugasenga. Mama wanjye niwe mfataho nk'urugero, ukajya gusenga ari nimugoroba akavuga ngo buri wese natekereze mu mutima we aho yakoze nabi, asaba Imana imbabazi, niturangiza dusengere hamwe. Icyo ngicyo nacyo kiri mu bintu byamfashije, kuko byageze aho, kuko ndi ku ishuri nabaga ni jyenyine, ntawambwiraga ngo tekereza ibyo wakoze. Nkange rero ukunda animateur wahabaga cyane animatrice? Oya, nabaga mu ishuri ritagira abanimateri cyangwa abanimatrice. Aho rero kuko wa muco nakuranye no kuba wenda narigishijwe kuzajya nandika, nibyo byamfashije. Ariko utanakunda kwandika, mbere yo kuryama ugomba kwitekerezaho, nibyo byagufasha. Yego, ariko iyo kayi ni ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane, ubwo abadukurikiye buri wese ari bumenye icyo akuramo. Umuntu azaba yakumvise neza ntasigarana iki muri iki gitabo cyawe? Natubwira aho kiboneka ariko. Yego, mu by'ukuri aya magambo yanditse inyuma, iyi nteruro yasomye, iyi nteruro niba ari ryo somo rikuru kuri wowe. Yego, iravuga ngo buri munsi uko utangiye ntangirana inzira ebyiri. Kumenya guhitamo inzira nyuramo nibyo bitegura ejo hanjye hazaza. Icyampa sinzibagirwe ko ejo hanjye heza hari mu biganza byanjye. Kiboneka he? Turacyashaka amasomero cyabonekamo,
ariko uwahamagara nimero yanjye cyangwa akanyandikira kuri social media yaba yibwiwe n'iki yego yawe wayitanga nimero yawe rero Nta niba kibazo. ntacyo bigutwaye oya nta kibazo iyo ngiyo ni igitabo n'ubundi 0788 51 69 56. reka dushimire Uwituze Laura Bonete dushimire n'abamufashije mu kugira ngo iki gitabo kijye ahagaragara. Ndatekereza ko atari we wenyine, harimo uwashushanyije, harimo abakugiriye inama, harimo abo bose kugira ngo ibitekerezo nk'ibi bitamuheramo. Kandi nkunda kuvuga ngo ushobora kwemeranywa nawe cyangwa ntiwemeranywe nawe, ariko mukuru w'igitabo ni ikindi. Murakoze, izo mpaka nuzijya nawe uzandike. Murakoze cyane, turamushimiye, dushimiye nawe udacikwa n'impamba y'ubumenyi.